bakunzi ba Kamera Gospel TV Show, twongeye kubasuhuza muraho neza, tubifurije kugira ibihe byiza. Ni umwanya w'ikiganiro cy'ubumenyi kuri Bibiliya mugezwaho na Bosco Shima. Niwe wateguriye ikiganiro kandi ugiye kukibagezaho. Kuri kamera turi kumwe na Kamera, nawe utubereye umukameramani mwiza cyane kugira ngo adufashe kubona amashusho meza mwese mubona. Uyu munsi mu bumenyi rusange ngiye kubabwira inkomoko n'inkuru y'umugabo witwa Yobu. Yobu mwese muramuzi, ni umugabo wabayeho kera mu gihe cyashize cya kera cyane, twe tutarimo guhita dukura kano kanya. Iyo nkuru y'umugabo witwa Yobu tuyibona muri Bibiliya, kandi ni inkuru igaragaza umugabo wabayeho abamagorwa, umugabo w'umunyabyago, ariko kandi umugabo Imana yishimira. Ndagira ngo rero wowe udukurikiye tugusaba ikintu kimwe gikomeye cyane cy'agaciro kuri twebwe ariko kitakugoye, ni ugukoza agatoki kawe ahantu handitse ngo subscribe. Kora subscribe, ukore share ku nshuti zacu, ukore share ku nshuti zawe, kandi ukore na like kugira ngo turusheho kugenda neza. Utanga na comment niba ikiganiro kikuryoheye, niba kikugendekeye neza, turusheho kumenya icyo twakora. Imana igumugisha kuba ku kazi gato y'udukorere k'igiciro kinini cyane kuri twebwe. Imana idahanumugisha. Yobu yari umuntu ki? Yari umugabo wavukiye mu gihugu cyitwaga Usi. Benshi muri Bibiliya bavuga ko ari inkuru itarabayeho, inkuru ishushanya ubuzima bwabayeho, ariko ifite igice gikomeye cyane. Uwo mugabo witwa Yobu rero akaba, cyangwa Yubu, cyangwa Jobu, cyangwa se Job, ni umugabo wakundaga gusenga cyane. Ni umugabo wari ufite muri we umutima wo gusenga no gukunda Imana no kuyubaha, kandi yari afite abana benshi cyane. Yakundaga gusenga, yari afite abana benshi, yagiraga neza agafasha abakene, yagiraga neza agafasha abapfakazi n'imfubyi, ariko ibyo yakoraga byose ntabwo byamubujije guhura n'intambara zikomeye, ndetse zatumye agera naho yibaza ngo bese Mana ni wowe cyangwa ntago ari wowe. Muri ubuzima bwa buri munsi uko tubayeho duhura n'ibibazo bitandukanye, duhura n'intambara zitandukanye. Yewe nawe dukurikiye wenda ari intambara wahuye nazo zitandukanye n'ibibazo binyuranye, ariko humura, hari igihe Imana yemeza ko bikubaho, akaba n'igihe yemeza ko birangira, kandi buri gihe cyose igira igihe cyacyo. Turakomeza ku nkuru z'umugabo witwa Yobu rero. Mu gihe Imana yaramurebaga ikishima kandi ikamunezeza. Ni igitabo mbarankuru nk'uko bamwe bivuga, kuko ntago tubona ahantu namwe ku isi uyu mugabo ngo yaba yarakuriye haba hazwi, ariko bitwereka ko mu by'ukuri igihe kigera ukabona ibibazo bikujeho utazi impamvu zabyo, ariko bizarangira. Uyu mugabo rero wari ufite abana beza bashimishije, wari ufite amatungo muri bitandukanye, ngo igihe Lucifer cyangwa Satani yatemberaga hano mu isi, ngo yarazengurutse mu isi, ngo ageze mu ijuru, babwira Imana ngo uriya mugabo, Imana yamubwira ngo warebye mu isi umugabo wanjye witwa, inshuti yanjye witwa Yobu, ukuntu ari umukiranutsi, ukuntu abayeho, ukuntu anezeza, ukuntu anyubaha. Satani utajya ubura kuregana, buri gihe ahora turega ibibi, ahora tuvuga nabi. Iyo adakoresheje we, akoresha abagenzi bawe, akoresha inshuti zawe, akoresha abo wabyaye, akoresha abo washatse, akoresha abo mwiganye, akoresha abo mukorana, akakuvuga nabi. Yaragira avuga nabi iyo baravuga ngo nuko wamuhaye byose niyo mpamvu akwishimira. Hari abantu rimwe na rimwe bateye muri ubwo buryo, babayeho nk'uko Satani yari abayeho, babarezi bacu. Nta kindi kibeshaho Satani uretse kuturega no kudushinja ibinyoma. Icyo rero yakoze, yabwiye Imana ati nuko byose wabimuhaye, nuko byose bimugendekera neza. Yakoze arunguka, iyo aryamye arasinzira, iyo ashatse arabyara, iyo acuruje arunguka. Yobu ibyamubereyeho n'agahomamunwa, ntabwo yari azi ikijya mbere, ntiyari azi ikintu kubitera. Ibyamubayeho byose, ibyamuziye ntiyari azi icyabiteraga, ariko yari umugambi w'Imana. Hari igihe unyura mu bihe bibi, ariko byose biba bifite impamvu z'Imana bwite, ariyo yabiteguye. Nta muntu uhwanye na Yobu, niko Imana yabwiye Satani. Satani amugirira ishyamba ngo nuko wamuhaye byose niyo mpamvu akumvira, ariko Imana yamubwira ngo ngaho genda ugire icyo ukora ku bintu bye, ku butunzi bwe, hanyuma nibwo uzamenya niba koko aricyo kimutera kunyumvira. Yobu yagiye kubona mu ibyago bitangiye kwishyikiranya ku buzima bwe, niko inkuru zitubwira cyane cyane. Atangira ubwo kubona amage
n'amakuba atarasanzwe abona mu buzima bwe, ariko harimo gahunda y'Imana. Yarabwiye Satani ngo ntuzakore ku bugingo bwe sinzabuguha. Kenshi duhura n'ibidukora ku mitima, tugahura n'ibidukora ku mibiri, tugahura n'ibidukora ku butunzi dutunze, ariko ntabwo Imana itureka ngo ibyacu byose bigenda, hasigara ubugingo. Igihe cyaje kugera rero Satani aramanuka, azana n'ingabo ze n'abagaragu be rwose batangira kwataka umukozi w'Imana. Umuntu umwe w'umukarudaya umwe, ubwoko bw'umukarudaya yafashe, abari abakarudaya bwari ubwoko budasanzwe, baraje bafata ingamiya ze zahingaga. Uko byagenze, abakarudaya baraje birara mu ngamiya ze barazitwara, ndetse indogobe, inka za Yobu, ndetse n'abana be bose abitwaga Basheba baraje batwara inka ze. Yobu n'indogobe zose barazitwara, hanyuma abakarudaya barazitwara. Ayo n'amoko atandukanye yari ari aho hafi, bari baturanye, yamunyagaga, baramunyaga, ndetse ngo abahungu be bakunda gukora ibirori hirya no hino mu mago yabo, maze ngo inzu zibagwa hejuru, maze bose barapfa. Inkuru uko byakurikiyeho nuko inkuru zagenze abenshi murazizi, ariko nyuma y'iyo nkuru y'incamugongo itandukanye, Yobu ntiyaretse kwiringira Imana. Byageze igihe, uko byakurikiyeho nuko inkuru zagenze abenshi murazizi, ariko nyuma y'iyo nkuru y'incamugongo itandukanye, Yobu ntiyaretse kwiringira Imana. Byageze igihe Satani ntago yatezutse kugumya guteza ibyago umugabo witwa Yobu, ariko Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwa Yobu. Yabanje kohereza abantu batwika, bitwaga Basheba nyine, nk'uko twavuze mu gihe banyaga inka, banyaga indogobe ze, hanyuma umuriro wamanutse mu ijuru utwika inka ze zose. N'abandi bantu bitwaga abakarudaya bibye ingamiya ze, abagaragu be nabo baziragiraga nabo barishwe. Hanyuma yumvise iyo nkuru y'incamugongo, nyuma aravuga ati ariko Imana niyo yabimpaye byose n'ubundi. Rimwe na rimwe tujye twibuka ko ibintu byose dufite ariko twabihawe n'Imana. Twavuye mu nda za mama twambaye ubusa, tuzasubira mu nda y'isi twambaye ubundi busa. Imana ibigena, yibiduha. Hanyuma ngo yaje kumva n'abana be nyuma naho ngo inkuru iza ari incamugongo ivuga ngo abana be bose bari mu bukwe, bari mu birori bya bavandimwe, imvura iragwa ngo hanyuma amazi asenya inzu ibagwa hejuru mu buryo butangaje cyane butumvikana. Satani yashaka kugira ngo ace intege Yobu arusheho kubabara, amubaza umutima cyane, amutera agahinda kenshi cyane, ndetse yagumye kumubabaza agenda ku mubiri, amutera ibishyute, amutera ibirwara bitandukanye, umubiri we wose urangirika, ariko ntiyareka kwiringira Imana. Hari igihe ugera mu buzima ukumva watuka Imana. Yobu yageze mu gihe yumva yatuka Imana. Hari igihe ugera mu buzima ukumva uri wenyine, hari igihe ugeraho ukumva nta wundi muntu muri kumwe, kandi koko bikabaho, abavandimwe bakakureka, inshuti zikakureka, zikakubwira amagambo mabi akomeretsa, ukumva uri wenyine, ukumva nta kindi kintu wakora, ariko abakiri Imana. Satani yohereje abagabo bari inshuti ze cyane, hanyuma ngo baza kumusura bamushinyagurira. Hari abantu baza kugusura mu buzima bwawe bagushinyagurira, hari abantu baza mu buzima bwawe baje kugerageza ngo barebe yuko baguca intege ukiyahura, cyangwa se bakubona ukomeretse cyane, ariko Imana igumya kubana nawe, imuha akanyabugabo. Haje umugabo witwaga Elihu, kandi uwo mugabo witwa Elihu yari umuntu w'inshuti cyane ya bugufi. Yarabwira ati ibyo muvuze byose ni ibinyoma. Uwo muntu yaraje aramuhumuriza avuga ati humura Yobu, ntabwo Imana yagerageza umuntu kugeza aha ngaha, we n'aka kageni ngo imureke. Muri ibyo bakubwira byose ntabwo ari we munyabyaha uruta abandi, ahubwo Imana ifite ikindi kintu itekereza kuri wowe. Yobu uko bagumyaga kumubwira ibibi, hari wakoze ibyaha, hari wishe abandi bantu, hari wahemukiye abantu, Yobu nawe yigeze abwira Imana ati ku Mana kuki undenganya, urampora iki? Imana iramwumvira, iramubwira ngo hoya, njyewe naremye ijuru n'isi ntabwo wari uhari, njyewe naremye ikirere ntiwari uhari, njyewe ninjye uremye ibintu byose biri mu nyanja, naremye amafi nyagenera ahantu atura, wowe ntabwo wari uhari peti. Ni njye wakuremye, ni njyewe waguhaye n'ibi byose utunze n'ubuzima bwose ufite, ni njye waremye ubuzima. Yobu ntabwo yaretse guca bugufi imbere y'Imana, yavuze ngo Mana menye ko ushobora byose, ko ari wowe waremye byose, none mbabarira. Yemera guca bugufi. Abantu bati mbabajwe n'ibyo navuze ku Uwiteka Imana yanjye.
hanyuma ngo ibigeragezo byaje kugera igihe birarangira. Rero birangiye nibwo Imana yongeye guha abana beza b'abakobwa n'abahungu batigeze kumera nk'uko bari bameze mbere, ngo imukiza za ndwara zose, mu butunzi bukubiye kenshi ubwo yari yaramuhaye mbere, imusubiza byose yari yaramunyaze. Rero nshuti mwe natari uteze amatwi kuri kino kiganiro cy'ubumenyi kuri Kamera Gospel TV Show, ibikomeye cyangwa se ibigeragezo bikomeye nk'iby'umugabo Yobu yahuye nabyo, uzacika intege, uzakomeze usenge, uzakomeze wiringire Imana kuko ifite umugambi munini ku buzima bwawe. Ndagira ngo nkwifurize gukomera mu bihe urimo. Tutangiye umwaka wa 2025, uzakomere, uzaba intwari, uzashikame. Ibyanze umwaka ushize, ibyawe wahombye, ibitaragenze neza byose uzongera ubibona.